abajyanama mu by'ubukungu n'abigishwa babo bati nudakora business plan utya n'utya ibyo gutangira ubyihorere kuko ntaho uzagera. Iyi mvugo wenda nayo nkaba warayumvise ikagukura umutima nk'uko byangendekeye. Ariko se koko kugira ngo utangire ukeneye aya mapaji n'amapaji y'impapuro? Simbyibaza. Ndabizi ko ntabwo bamaze gucisha umurongo muri iyi mvuze, ariko nanjye nsobanukiye ko akamaro ka business plan. Ariko nk'uko intego yacu muyizi kandi tukaba turi no kuvuga ku ibanga ryo gutangira, reka nanjye mbaze ko ntabure aka kabazo gato. Ese mwigeze mubona business plan ya company yitwa Intel igitangira? Iyi ndibaza ko abakoresha za mudasobwa bayizi. Business plan yabo yari iteye itya: company yacu ikora ibi n'ibi, abakiriya bacu bazaba n'aba kandi tuzakorera aha n'aha. Iherezo rya business plan. Intambwe yakurikiye kwari kujya gushaka abafatanyabikorwa n'ababatera inkunga mu bikorwa byabo. Mu by'ukuri sindi gutesha agaciro iyi nyigisho nziza yo gukora business plan, kuko utanayifite ntaho wagera. Ariko icyo mvuga ni iki: business plan y'ukuri ku batangira cyangwa bifuza gutangira si impapuro, ahubwo ni ibi bikurikira: kugira ibicuruzwa cyangwa serivisi, kuba ufite abakiriya, hanyuma ugashaka n'uburyo bwo kwishyurwa. Ndibaza ko uramutse ufite icyo uha abantu, ni ukuvuga ngo kuba ufite ikibazo uri gukemura kandi nabo bishimiye kucyishyura kandi bakanabikora, business plan ibisigaye aba ari ugushaka uko wakwagura ibikorwa byawe bitewe n'ibyifuzo by'abakiriya bawe. Ese business plan y'urupapuro rumwe irashoboka? Ni ukuvuga ngo business plan iyo ari yose wakora aba ari ibyifuzo cyangwa se inzozi nziza mu gihe hatagize igikorwa. Ibyo twavuze muri iyi video byose ni byiza, ariko ikiruta byose ni abantu mukorana ibyo ukora. Niba ukora wenyine, jya ugenzura ya ngingo ya value twavuzeho bwa mbere. Hanyuma ibyo ukora n'ibikungura, plan y'ukuri izaba yagezweho. Niba wifuza gukorana n'abandi, menya neza iki: inyoni zisa ziguruka hamwe. Nugendana cyangwa ugakorana n'abajura 10, birashoboka cyane ko uzaba uwa 11. $100 startup cyangwa se business itangijwe n'amadolari 100. Murakoze.